Iyi filime iraza kugaruka ku buzima bw'umwana witwa KELIA ku myaka y'ubu ngubu n'imfubyi. Muri karitsiye bazi ko yasaze, bazi ko ari ikirara, nyamara ntibamenye ko ibyo akora byose ari ukugira ngo yirengagize agahinda, arebe ko iminsi yakwicuma. izina ry'Imana ukuru zanyica nawe ejo bundi twari turi kumwe none afongera uragarutse ishashira nawe nzakwica icyari ariko reka mbwire uragira ngo kwere nzagutuka umugongo iyo ngira uzi ko bamuresha umugongo cyari mbangukumbuye nsigaye ntabwo nsinziye bari gutekereza iyo nsinziye ndakurota umuntu yanjye sheri ubundi ni wowe wanjye nanjye ni wowe wanjye kunze banjye nenda kunezerwa ariko reka mubwire ntukoresha umugongo wazacika pe ucitse tutabyara ntabwo wacika cyangwa se ugacikira muri ibi ngibi nyine muri aka kanya tutari twana abana urumva noneho twongera ku bana kikananira ariko sheri uvuze ibintu byo kubana shiri oya ibintu byo kubana njye nagomba mbishaka aka kanya niba ari ibyo reka tubyihorere oya sheri nta kibazo reka mbiretse bituma dukora muri ibi ibyo rero tuzatubiganiraho hanze nawe n'ukuntu aka kavuno hatosha
Meze neza. Ahantu hose biragenda. Amashuri. None witeguye kuzamura gute? Neza kabisa. Ndumva ari sawa. None se ubwo nta kibazo ufite? Yes. Ndagifite ikibazo. Ikihe? Ari inkweto nashakaga kandi mayeri nabwiye bambona bagiye ibiceri cyangwa ndaho yangu. Birasaba angahe se? Macyanga nzabanza akazi. Ubwo nyine numva ufite gahunda zo kujya ku isoko. Uzahita umbwira nyarwose. None se akabazo nyine nifuza kukubaza? Amakuru nyine agenda. Ejo bundi nanyuze ko hari ahebye mu bagore bavuga ko sigaza n'abakobwa. Ese nibyo? Kabisa ntabwo. Abakobwa. Kubeze njye ari kijya vugana n'abakobwa. Oya rwose wimisha kuko ndi mukuru wawe. Si umukobwa tuvugana. Yes. KELIA ko ari n'inshuti yanjye magara nawe urabizi. Barera nawe uri kabisa. Ese ubwo nta bandi bajya baza hano wimisha reka ndamuvandimwe wawe. Abandi se cyica wenda ni nka mukuru we. Mukuru yageze kuzanga anyuze yari nyine kuremba abakozi David. Nsuza twese agenda ntabwo yamaze. Sure. None se ubwo urumva uracyari muto. Ukeneye kwiga ukagera kure ukagera tutageze. Ubwo rero nugumeza kujya mu bakobwa ukazagira utugatusha ugatera inda. Amagambo nyine y'abantu bose abantu ko bugaye byiza ni giti cyane. Umunsi uteye imbere dusabeje muri famiye kandi urabona yuko ibintu turi kugenda gake gake kugira ngo wige ugire aho ugera yose uzafashe umuryango wawe nyine imbere y'igihe kizaza. Gusa njyewe ntabwo nzira ubundi kurwana cyane abo mukunda ndetse ibyo ngiye kuririmba twara wese ni umwana yanjye agenje mu kiranga. Ibaze uri kunsaba inkweto ubwo byaba byiza uteye umwana w'abandi inda kandi nawe ugisaba inkweto. Ntabwo nabikora si ukuntu nitonda. Nawe yazavuka akazasaba inkweto nawe ugasaba inkweto. Ubwo ni ukwirinda utazatusha gatoya bikaba birabaye. Ndabyumva nyine ntabwo ari byo ariko urabizi nanjye ntabwo nabikora. Amaraso ashyushye ugeze mu gihe kibi ni ukwitonda. Ngabe nkeneye kabisa. Akazi kawe ubwo rero ugomba kwitonda kugira ngo utazatusha gatoya ugatera abana b'abandi amaboko. Nyine ni ukwirinda. Asa subizi ko ngiye nitonda. Ubwo nyine nizeye ko ari ukugusura gusa. Kunsura kabisa. Ukugusura gusa ujye wirinde ibishuko utazatusha gato. Ndabizi ntabyo nakora. Ubwo rero numenya igiciro cya ziriya nkweto watsabye uraza kumbwira n'amafaranga ugiye kuzizana. Ubwo rero bayi turasubiye mu kazi turasubira ariko yuko ibyo bintu ujyeyo Bigenda bigeza. bayi uze kwibuka kurya ariko. Urakoze. Sawa. Karibu. Karibu. Sawa.
Saba kunsengera. ariko ngenda sura aha yandese ngenda sura nanize bidafite ngende yicaye mu rugo ndavuga ese ubundi kuko nta kintu ndi gukora wajya gusura mbese kuko nyine nanjye mu rugo njyenyine ndavuga ati reka nze musore n'ubundi Shakeri yari aho ameze neza nasize yagiye muri aniveriseri hano se hari agake oya ibyo ngibyo byihariye ahubwo rikamubaza reka tuvugishije ukuri kuva wabaho nta muntu ugira ukunda uzanagira nkunda abantu benshi cyane abantu benshi se oya ntabwo ndi kuvuga abantu benshi ariko se yakumva benshi ntabwo ndi kuvuga abantu benshi ndabizi kuko iyi ari besito wawe ndabizi nanakubajije mbizi ahubwo nyine utari keriya utari fere wawe utari mama wawe utari babindi fere bawe ninde nyine ndi kuvuga umuntu nta muntu n'umwe ugira ukunda Elisa oya nyine nayo ndi kuvuga umukobwa umwe ukunda utari keriya nyine umukobwa mwawimukana inshuti nyine bikabimuka tukaba inshuti inshuti zanjye zose naziko oya nyine ndi kuvuga nyine umuntu mujya mu rukundo nyine mukunda n'abashimisha nese ni gute umuhungu mwawe nashiranye ni gute umuhungu mwawe nashiranye yibiranuguye ariko da ntabwo byanungura kuko nanjye ndakeka turangana kandi nanjye ntabwo nabyanjye gusa ariko nyine kumushaka uyu mwaka ntabwo ugomba kurangira ndafite nawe se kandi ibyo byose birenze uri kuvuga ubyujuje bogari mwiza uritonda nyine wowe uritonda uri bogari uri mwiza mbese nyine bajya bavuga ko na mwiza wabuze imiti ariko ngiye mbona nawe bibaye byiza ariko nyine kwibya ni akagisa ntabwo bisaba byatuma wiyemera cyane abantu beza bagomba kwimana no kwiyemera ubwo twebwe reka tujye tureka kwibya no kwiyemera aha iyo mba ndi mwiza ntabwo mba ngejeje iki gihe cyose nashereye imana ishimwe kuba kakera kataranyinjirira ubu nari nzi ko David na Kera basigaye bakundana ariko ubu ngubu imana ishimwe harya wari uvuze ngo nta muntu ugira ukunda shani byiza pe biranashimishije kubyumva cyangwa ngo uko ugiye gushaka uko mbugomba rero zansigaye biranshimishije ahubwo narinyuze hano ngaha nziza n'amahirwe ndagusanga ntabwo rero uzi ko ndi bugusange
gusa nyine hari ahantu narinjiye hari utuntu narinjiye kureba gusa ndakeka nayo hari ibintu birimo reka ngende nzagaruka kumusura sibyo yari nabuze guca ku rugo ariko keriya nawe ibyawe aha nari ibindi gusura